Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Glory House TV. Uyu mwanya mwiza twongeye kugirirwa n'Imana, twongeye guhabwa ubuntu n'Imana bwo kongera guhura kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Tubifurije umunsi mwiza kandi tubifurije kugubwa neza muri byose. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, nahaye umutwe w'amagambo uvuga ngo ni gute warema iminsi myiza mu buzima bwawe. Ni gute warema iminsi myiza mu buzima bwawe? Ni gute watuma iminsi yo kubaho kwawe iba myiza imbere y'Imana cyangwa se bihuye n'ubushake bw'Imana? Reka twinjire mu ijambo, dusome igitabo cy'umubwiriza. Mu gitabo cy'umubwiriza ibice byaho 7 umurongo wa 10 uravuga ngo ntukavuge uti niki cyatumye ibihe bya kera biruta iby'ubu, ubwenge si bwo buguteye kubaza utyo. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Uyu mugabo w'umunyabwenge w'umuhanga mu bintu bijyanye n'ubwenge witwa Salomo, umwami wa Israeli, akaba n'umuhungu wa Dawidi, niwe wavuze aya magambo. Twibuka twese yuko mu bintu yasabye Imana kumuha ubwenge. Imana ngo irangije imuha ubwenge, ariko itamuha ubwenge gusa, ahubwo imuha n'ibindi byose. Ngo n'ibindi byose atasabye Imana irabimuha, kubera ko yasabye neza, asaba ubwenge. Rero muri iki gitabo aravuga ngo niki cyatumye ibihe bya kera biruta iby'ubu. Akabaza uwo muntu uvuga ngo ntukavuge uti niki cyatumye ibihe bya kera biruta iby'ubu. Akavuga ngo ubwenge si bwo buguteye kubaza utyo. Haleluya. Nuvuga ko mu buzima bwacu kenshi dukunze kubaho mu buzima usanga abantu bavuga kera nari mfite ibi, kera byari bimeze gutya, kera nyine ukumva abantu batinze muri kera. Kandi uyu mugabo akavuga ntabwo ari byiza kuvuga yuko ibya kera biruta iby'ubu. Ndetse rimwe na rimwe usanga n'abantu banakijijwe ubwabo, ukumva n'umuntu aravuga ngo kera ngo atarakizwa yari afite ibi n'ibi, kera atarakizwa yabonaga ibi, kera atarakizwa. Ukumva harimo ikintu cyo kurogereta iby'ubu, harimo ikintu cyo kugaya yuko iby'ubu bitari byiza, bitameze neza, ibihe urimo bitari byiza. Rero akavuga ngo ntabwo ari byiza kubivuga ibyo ngibyo. Akavuga ngo kuko ubwenge atari bwo buguteye kubaza utyo. Kandi ibyo nibyo bigendanye n'ijambo ry'Imana. Iyo dusomye muri Yesaya 40 ibice 43, reka tubanze twasome hanyuma turaza gukomezanya n'uyu murongo tugerageze guhuza. Yesaya ibice byaho 43, tusome ku murongo waho wa 18 ndetse n'uwa 19. Ibya kera ntimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho. Dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, nembesha imigezi mu kidaturwa. Haleluya. Urumva Yesaya we akavuga, umuhanuzi Yesaya agano akavuga ibya kera ntimukabyiteho, ibya kera ntimubyibuke, ibya kera ntimubitekereze, ibya kera ntibikagaruke mu kanwa kawe, kubera yuko kubivuga nta bwenge bubamo, nta bwenge bifite, nta bwenge buba burimo kuvuga yuko ibya kera ari byo byari bifite umumaro, ibya kera ari byo byari bimeze neza, ibya kera. Rero akavuga Yesaya akavuga ibya kera ntimubyibuke, ibya kera ntimubitekereze, ntimubyiteho, kubera yuko noneho ubu ngubu Imana yavuga noneho ubu ngubu ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Mu buzima bwacu dukwiye kubaho tutarogereta ibya kera, tuticuza ngo tuvuge ngo kera nibwo byari bimeze neza. Ibya kera dutekereza yuko ibya kera ari byo byari byiza. Oya, ahubwo reba ibyo muri iki gihe, reba ibyo urimo, reba iby'ubu, kubera yuko iby'ubu Uwiteka arashaka gukora ibyiza, arashaka gukora ibikomeye. Yavuze mu buryo bw'ubuhanuzi aravuga nzaharura inzira mu butayu, nembesha imigezi mu kidaturwa. Nuvuga ko ibyo ni ibintu bidashoboka ubundi, gutembesha imigezi mu butayu. Rero nuvuga ko mu buzima bwacu ntabwo dukwiye kubaho
dutekereza iby'umwaka washize, dutekereza iby'amezi yashize ngo nibwo byari byiza, nibwo byari bimeze gutya. Ahubwo ibyo ngibyo ubyibagirwe, utekereze iby'ubu ngubu, utekereze iby'uyu mwaka. Tuninjiye no mu buryo bwo gutekereza n'iby'uyu mwaka. Iby'uyu mwaka utangire kubivuga neza, utangiye kubihanura neza, we kuvuga ngo uyu mwaka umeze nk'ubushize, kubera ko ibyashize byarashize, ibya kera byararangiye. Uyu mwaka uwurebemo ubwiza, uwurebemo, uhanuremo amahoro, uhanuremo ibyiringiro, uhanuremo kugirirwa neza n'Imana, uhanuremo kubona ibirenze ibyo watekerezaga n'ibyo utigeze kubona. Kubera yuko Imana ivuga ngiye nzatembesha imigezi mu butayu. Ibyo ni ibintu bidapfa gushoboka kugira ngo amazi atembe mu butayu. Turabizi ko mu butayu twese nta amazi haba. Ariko iyo Imana ivuga ngo nzatembesha imigezi mu butayu, nuko Imana izakora igitangaza. Imana izakora ibitangaza muri uyu mwaka. Urebe uyu mwaka nk'umwaka udasanzwe, urebemo ibyiza, urememo ibyiza, uwaturemo ibyiza. Murabizi neza ko na Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwira ngo mu rurimi rwacu, mu kanwa kacu niho harimo ubuzima ndetse n'urupfu. Ibyo watura nibyo bizaba ku buzima bwawe, ibyo uvuga nibyo bizasohora mu buzima bwawe. Haleluya. Reka kureba mu bya kera, reka kurebera mu byashaje, reka kubirebera mu bintu byarangiye, ahubwo reba iby'ubu. Reba iby'ubu. Uwo mwaka wararangiye, iyo myaka yarashize, yabaye amateka, ahubwo ubaka andi mateka muri iki gihe urimo. Tangira gutekereza ibyiza muri iki gihe, wature ibyiza ku buzima bwawe, wature amahoro, wature kubana mu izina rya Kristo Yesu. Urebe yuko niba baratsinzwe umwaka washize, ibya kera ubyibagirwe, ahubwo uyu mwaka ubarememo icyizere cyo gutsinda, uyu mwaka ubarememo kubona amanota meza, uyu mwaka ubarememo ibyiza. Haleluya. Umenye kwiyubakamo icyizere cy'ejo hazaza, kubera ko icyizere cy'ejo hazaza kiratangira uyu munsi. Icyizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza bwanjye nawe kirahera uyu munsi. Ibyo dutekereza uyu munsi nibyo biduha iby'ejo tuzabamo. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uko umuntu atekereza niko ari, uko umuntu atekereza niko ari. Tekereza ibyiza, tekereza ko Imana yakora ibitangaza. Erega Imana ishobora gutembesha imigezi mu butayu. Erega Imana ishobora gukora ibitangaza muri iki gihe cy'uyu mwaka ushaka kugeranya n'uwo tuvuyemo, ushaka kugeranya n'uwo twarangije, ukumva bimeze kimwe, ngo kubera yuko covid igihari. Nubwo igihari ariko ni imyaka itandukanye, ni ibihe bitandukanye. Ibya kera ubyibagirwe, utekereze ibyo Imana igiye gukora kandi byiza muri iki gihe mu izina rya Yesu. Haleluya. Uko ni nako umuhanuzi Yeremiya nawe hanuye. Umuhanuzi Yeremiya mu bice 29 umurongo wa 11 aravuga ngo erega nzibyo nibwira nzabagirira. Iyo ni Imana irimo kuvuga. Erega nzibyo nibwira nzabagirira ni byiza nagari ibibi, kugira ngo mbareme icyizere cy'ibyo muzabona hambere. Haleluya. Imana nayo yita kuri ejo hazaza. Imana yitaye kuri ejo hazaza. Nzibyo nzabagirira bivuga ko biri muri fitire, biri mu bizaza. Tekereza mu bizaza. Ibizaza nibyo biri mu buzima, ibizaza nibyo bikomeye, nibyo byiza kurenza ibyashize. Haleluya. Ibya kera ubyibagirwa, ibya kera wibitekereza, ibya kera wibirifaringa n'ibyubu. Ibyubu nibyo bizima, ibyubu nibyo bigezweho, ibyubu nibyo bikwiriye, nibyo Imana irimo gukoreramo. Imana ni Imana y'ibihe. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Utekereze mwene data ibyo Imana igiye gukora mu buzima bwawe. Utekereze mwene data ibyo Imana ivuga ku buzima bwawe, ibyo yibwira kukugirira, kugira ngo ikurememo icyizere cy'ejo hazaza. Ejo hazaza ni heza, fitire yawe ni nziza. Bari byo utekereza, bari byo watura, bari byo wibwira, bari byo uvuga. We kwemeranya n'ibintu byose bivuga ngo ejo byagenze gutya, kera byahoze gutya, kera byahoze gutya. Hari n'abantu bawumva baheze muri kera, baheze muri kera. Iyo uheze muri kera ntabwo utera imbere, ntabwo uva aho wari uri, kubera ko uri muri kera. Uracyari kera wowe, uracyari kera, uracyari kera muri 94, uracyari kera muri za 80, uracyari kera abantu bageze muri 2021, wowe uracyari muri 40 iyo ngiye inyuma. Haleluya. Ibitekerezo niho bikiri, imyumvire niho ikiri. Hindura ibitekerezo mwene data, hindura imyumvire, uhindure n'imvugo. Hindura imvugo yawe igendane n'imvugo y'Imana.
imvugo y'Imana iravuga nzibyo nibwira nzabagirira ni byiza ntago ari bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hambere, y'ibyo muzabona hanyuma. Ibyiza biri imbere mwene data, bari byo utekereza, bari byo wibwira, ureke gutekerereza mu bya kera byashize. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Reka dusome Zaburi 118, ni cyanditswe duhora tuvuga, abantu benshi baba bavuga, ariko ubusanga kidahura n'imyumvire yacu, kidahura n'imitekerereze yacu. 118:24, uyu niwo munsi Uwiteka yaremye, turawishimiramo, tunezererwemo. Haleluya, uyu niwo munsi, uyu niwo munsi ufite. Ejo byararangiye, ejo niba bitarakunze n'akazi kabyo, uyu munsi birakunda mu izina rya Yesu, kuko uyu ni umunsi Uwiteka yaremye ngo twishimiremo kandi tunezererwemo. Uyu munsi uwishimiremo, uyu munsi unezererwemo, uyu munsi uwumviremo amahoro, uyu munsi uwumviremo ibyiza, uyu munsi utekerezemo ibikomeye Imana yakora. Uyu munsi na Bibiliya iravuga ngo kwizera ni aka kanya, kwizera ni uyu munsi, kwizera ntago ari ejo hashize. No, kwizera ni uyu mwanya. Wizere ibintu Imana igiye gukora, utekereze ibyo Imana igiye gukora, byo kugira neza mu buzima bwawe, byo gukora ibitangaza mu buzima bwawe, byo kugukura ku rwego ikakujyana ku rundi, rwo kuzamurwa mu izina rya Yesu. Umve hari kuzamurwa mu buzima bwawe, umve hariho kuzamurwa mu ntera, umve hariho kuzamurwa mu buzima bwawe, umve hariho kugirirwa neza. Wowe guhora utekereza ibibi, hari abantu bahora batekereza yuko ejo bizaba byarangiye, yuko ejo bazaba bamwirukanye. Umuntu ajya ku kazi yumva nimugoroba bari bumusezerere, umuntu ajya ku kazi yumva bari bumuhagarike atari bukore. Mbwira, tekereza iby'uyu munsi, ubitekereze ko ari byiza atari bibi. Uyu ni umunsi Uwiteka yaremye, turawishimiramo. Wishimire uyu munsi, uwunezererwemo, niwemeranya n'ikintu icyo ari cyo cyose gishaka kubuza umunezero wawe w'uyu munsi mu izina rya Yesu. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Reka dusome urwandiko Petero yanditse, rwa mbere Petero yanditse, some ibice byaho 3 ku murongo wa 10. Aravuga ngo kuko byanditswe ngo ushaka gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza abuze ururimi rwe rutavuga ikibi n'iminwa ye itavuga iby'uburiganya. Haleluya, ubuze, niba ushaka kubona ubugingo, niba ushaka kubona ibyiza, niba ushaka gutera imbere, niba ushaka kubona ejo ibintu bihinduka, niba ushaka kubona ejo ubuzima buhinduka, rinda akanwa kawe, urinde ururimi rwawe rutavuga ibibi. Ibibi ni ibihe? Ibibi ni uko uvuga amagambo anyuranije nayo ijambo ry'Imana rivuga. Wowe uri mu byakera, kandi Imana yavuga ngo ibyakera ntimubyiteho, ibyakera mu byibagirwa. Wowe akaba ari byo uvuga. Icyo gihe ururimi rwawe ruravuga ibibi, ngo rutavuga iby'uburiganya. Uravuga ibyo kuriganya, kubera yuko Imana yavuga yuko ibyakera mu byibagirwa, ibyakera tutabitekereza, wowe ukabizana. Nuko urimo kuriganya iki gihe. Iki gihe urakiriganisha ibyo uvuga bitari byo, ibyo uvuga bidakwiriye, bidahuye n'ikijambo ry'Imana rivuga. Mwene data, wite kucyo ijambo ry'Imana rivuga. Wige kuvuga imvugo y'Imana, wige kuvuga imvugo y'ijuru. Imana iravuga ngo byose birashoboka kuri yo. Ibintu byose bireba ko bishoboka, we kureba ibintu nk'aho bidashoboka. Hari n'ujya gutangira ikintu avuga ndabona bitazashoboka, hari n'abaza bakubwira ntago bizashoboka. Abo ngabo bima amatwi, urebe imbere, kuko ku Mana birashoboka. Ku bantu ntago bishoboka, ariko ku Mana birashoboka. Ari byo utekereza mwene data, ibyo abantu byihorere. Ku bantu ntago bishoboka, nabo birabagoye, nabo ntago bibashobokeye n'ibibahoroheye, ariko ku Mana yawe birashoboka. Ari byo utekereza, ari byo wibwira. Hanyuma Imana irumva mu ijuru, uhuza nayo, utekereza icyo Imana ivuga, utekereza icyo Imana ikora, icyo Imana nayo ishaka gukora, ugahuza nayo. Icyo nicyo kiri burema, icyo nicyo kiri bube mu izina rya Yesu. Wibuke uburyo Imana yaremye ijuru n'isi, ngo yaravugaga ngo iki kibeho kikaba. Nawe gira ibyo wemeranya n'ibyo ivuga, uvuge ngo ibi birashoboka. Hanyuma Imana irabikonfirima, irabishyiraho kashe yuko bishoboka. Hanyuma bibe bizima muri wowe, bigaragare muri wowe.
ibyo abantu bakubwira ngo ntabwo bizakunda bavuga uti bizakunda mu izina rya Yesu. Ntibizagenda, bizagenda mu izina rya Yesu. Ntibizashoboka, bizashoboka mu izina rya Yesu. Kuko ntabwo ari ku bwacu, ni kubw'imbaraga z'Imana. Dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Ntabwo ari ku bwacu, ntabwo ari kubw'imbaraga zacu, ntabwo ari kubw'ubwenge, ntabwo ari kubw'ubuhanga, ahubwo ni kubw'ubushobozi, ni kubw'imbaraga z'Imana, ni kubw'imbaraga z'Umwuka Wera Imana yashyize mu buzima bwacu. Uko wemeranya n'icyo Imana ivuga, uremeranya n'Umwuka w'Imana. Imana yabikonfirima, Imana irabirema, Imana yabikora, Imana yabishyiraho, Imana yabikomeza mu izina rya Yesu, kubera yuko ufashe icyemezo cyo kwemeranya n'Imana. Wemeranya n'Imana mwene data, uhagarare mu ruhande rw'Imana. We kwemera guhagarara mu ruhande rw'abatsinzwe, we kwemera guhagarara mu ruhande rw'abananiwe, rw'abavuga ngo ntibishoboka, ntibikunda, byarananiranye kuva kera. Oya, ubabwira ngo kuri jyewe birashoboka, kuri jyewe birashoboka, kubera yuko nizeye ushobora byose. Imana yo mu ijuru, Data twese uri mu ijuru, umuremyi w'isi n'ijuru, uwatanze umwana wa Yesu Kristo kugira ngo atubashisha dushoboze, uwo niwe wenyine wo kwizerwa, uwo niwe wenyine wo kwiringirwa. Ukomeze gutumbera Kristo, Kristo Yesu umwana w'Imana, niwe banze ryo kwizera, kandi niwe ugukomeza rwose. Uko kwizera uvugiramo gushingiye mu ijambo rye, Kristo Yesu niwe ugukomeza. Kristo niwe banze ryo kwizera kwawe, niwe banze ryo kwizera kwacu. Ukomereze muri iyo ntumbero yo gutumbera Kristo. Nagiye Yesu yigeze avuga ngo ibi ntabwo bishoboka, nagiye Yesu yigeze avuga ngo ibi ntabwo ari byo. Yesu igihe cyose yavugaga ko byose bishoboka, kandi bishobokera uwizera. Haleluya. Ube muri abo ngabo bizera kugira ngo bigushobokere, kubera ko byose birashoboka ku Mana, kandi bishobokera abizera. Nawe ari kubireba, nawe ari kubitekereza kugira ngo bigushobokere mu izina rya Yesu. Rero tugana ku musozo muri iki gihe cy'uyu mwaka, uyu mwaka uko uri, uyu mwaka uko umeze, uko abantu bareba bakavuga nawe ugiye kutubera nka 2020, we kuba ariko byo watura, we kuba ari byo ureba, we kuba ari byo uvuga, uvuge ngo uyu mwaka uzagenda neza, uyu mwaka uzaduhira, uyu mwaka uzaba umugisha, uyu mwaka uzaba uw'ibyiringiro, uyu mwaka uzaba wo gutera imbere, uyu mwaka uzaba wo kugira neza kw'Imana, uyu mwaka uzaba uwo gukora kw'Imana kubw'imbaraga z'Imana, atari kubw'abantu gusa, ni kubw'imbaraga z'Imana. Ushingire muri iryo jambo ry'Imana, wizere Imana. We kubaho mu bantu bavuga ibibi, we kubaho mu bantu bavuga yuko bidashoboka. Muri cya gitabo cy'umubwiriza, reka twongere tuwasome hanyuma dusoze. Umubwiriza ibice byaho 7 umurongo wa 10 uvuga ngo ntukavuge uti ni iki cyatumye ibihe bya kera biruta iby'ubu, ubwenge sibwo buguteye kubaza bugutyo. Impamvu uyu mugabo avuga, uyu mugabo w'umunyabwenge avuga ubwenge sibwo buguteye kuvuga gutyo, kuko ubwenge bw'Imana buzana kugaragaza kubona amasezerano y'Imana, kubona umurage w'Imana. Ubwenge butuma umurage uboneka, ubwenge butuma umurage uboneka. Rero ugira ubwo bwenge, ugira ubwo bwenge bwo kuvuga imvugo y'Imana, bwo kwemeranya n'Imana, kugira ngo Imana ikomeze gukora ibikomeye mu buzima bwawe, no mu buzima bw'urugo rwawe, no mu buzima bw'ibyo ukora byose. Business uyihagarareho, uyatureho, uyihanurire, ibwe ngo ntago ariko bizaba, siko bizamera kubategereza Uwiteka, siko bizaba uyu mwaka, siko bizaba, siko bizamera kubategereza Uwiteka. Bazasubizwamo intege, bazaguruka nk'ibisiga, bazagenda ntibazacogora, baziruka ntibazaruha. Ibyo ngibyo ari byo watura, ibyo ngibyo ari byo uvuga, mu kanwa kawe ari byo bibamo. Akanwa kawe kabe nk'ak'Imana, ubu urema wubaka, udasenya, utavuguruza icyo Imana ivuga. Ibyo ni byo Imana ishaka, ibyo ni byo Imana igukeneyemo mwene data, mu izina rya Yesu. Ari byo ugambirira kuvuga amanywa na nijoro, nubwo byaba bikomeye, nubwo waba ubona ko nawe mu birebesha mu buryo bw'amaso bigaragara yuko bikomeye, ariko urenza amaso, urebesha amaso yo mu mwuka. Ayo Paulo yasengeraga Abefeso avuga ngo ndabasengera kugira ngo amaso y'umwuka wanyahweze, murebe neza, mumenye ibyo Umwami Imana biringiza. Amaso y'umwuka arareba, akareba neza ibyo Umwami Imana twiringiza. We kurebesha amaso asanzwe,
kubera ko amaso yacu asanzwe areba hafi, areba bugufi, ntabwo areba iby'imirage y'igihe kizaza, ntabwo areba iby'amasezerano y'igihe kizaza. Ibyo birebwa mu buryo bwo mu mwuka. Uzamure kwizera ari bwo buryo ubirebamo kugira ngo Imana ikore ibikomeye mu buzima bwawe. Kandi turabyizera neza muri uyu mwaka Imana izatugirira neza, Imana izakora ibitangaza, Imana izaprovidinga, Imana izazura ibyari bipfuye, Imana izahembura ibyari bibuze ubuzima, Imana izakora ibikomeye mu buzima bwacu mu izina rya Yesu, kubera ko ni inshingano zayo kugira ngo nayo ibone ishimwe ku buzima bwacu. Tuyishime, tuyihimbaze, nayo birayinezeza, nayo irabikeneye, nayo irabishaka. Wikwemeranye n'ibyo umwanzi avuga, kuko umwanzi yazanywe no kwica, no kwiba, no kurimbura. We burya aravuga ibyo kwica, we burya aravuga ibyo kwiba, we burya aravuga ibyo kurimbura, aravuga ibyo kunaniza. Ariko Uwiteka niba ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Uwo mubisha ntacyo yakora kuri byawe, ntacyo yakora mu buzima bwawe. Mu izina rya Yesu watura ubuzima, ubuzima buraza. Kristo yaraje ngo tubone ubuzima, kandi ubuzima bwinshi. Kansoreza ahangaha, tuzongera ubutaha. Uwiteka abaho umugisha, Uwiteka abagirire neza. Muhagarare mu ijambo ry'Imana, mubeho mu buzima bwatura buvuga iki ijambo ry'Imana rivuga ku buzima bwanyu. Ntuvuguruze, ntutandukane nacyo, nubwo waba ugeze ahakomeye, ariko ukomeze kwatura ibyiringiro byawe. Komeze kwatura ibyiringiro byawe mwene data, kubera ko yasezeranije niyo kwizerwa mu buzima bwacu. Turashoje. Uwiteka abaho umugisha, umwami Imana abagirire neza, akora ibitangaza mu buzima bwanyu, abanezeze, abahe ibyiringiro, abahe gukomera, kandi abahe ijambo ry'ubwenge kugira ngo mushobore gutsinda uburiganya bwose bw'umwanzi, mushobore kunesha, mushobore guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi. Mu izina rya Yesu, ijambo rya Kristo, ijambo ry'Imana rigwiza imbaraga mu buzima bwanyu. Mukomerere mu mwami, mukomerere no mu mbaraga ze z'ubushobozi bwinshi. Mu izina rya Yesu Kristo, icyubahiro n'ikuzo by'Uwiteka none n'iteka ryose. Amen.